Yese turongeye turagarutse kandi tubifurije igitondo cyiza mwe mwese mwahisemo gukurikira amakuru yacu ya Igika TV Rwanda. Nitwa The Fresh mbari kumwe na Omega Boy hafi yanjye kugira ngo dukomeze tubagezeho amakuru anononsoye. Amakuru yacu reka tuhere mu karere ka Nyanza aho abagabo babiri baguye mu musarane umwe agahita yitaba Imana. N'abagabo babiri baguye mu musarane ubwo bari mu gikorwa cyo kuvidura, umwe muri bo ahita apfa undi ajyanwa kwa muganga igitaraganya. Ibi byabaye ku itariki 11 Werurwe 2025 mu masaha ya 4 za mu gitondo. Ibi byibera ku ishuri ryisumbuye rya Mutagatifu Petero Igihozo, St Peter Igihozo. Iri shuri riherereye mu karere ka Nyanza, umurenge wa Busasamana, akagari ka Nyanza, mu mudugudu wa Gakenyeri. Abagabo babiri barimo uwitwa Nzabamwita Jean Claude w'imyaka 33, uyu akaba yahise anitaba Imana. Bari kuvidura umusarane mu kigo cy'ishuri, maze umwe muri bo agwamo undi ajya kumutabara nawe ahita ayituramo agwamo. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yabwiye ikinyamakuru Igihe ko abo bagabo bajyanwaga mu bitaro bya Nyanza. Umwe muri bo witwa Nzabamwita Jean Claude yahise apfa, mugenzi we akaba akitabwaho n'abaganga. Yagize ati nibyo koko iperereza ryatangiye ngo hamenyekane amakuru yisumbuye kuri iriya mpanuka. SP Habiyaremye yakomeje yihanganisha umuryango n'inshuti banyakwigendera, aboneraho gutanga ubutumwa bwo gusaba abantu kugira amakenga mu gihe cyo gukora imirimo yashyira ubuzima bwabo mu kanga. Yagize ati abantu bakwiye kugira amakenga ku kintu cyose babona ko cyateza ibyago bakakireka. Urugero n'iyi mpanuka kuko ntibyagakwiye mu gihe hari abamenyerewe mu gukora kariya kazi mu buryo bukurikije amategeko. Ngira ngo uno muyobozi wa polisi yasobanuraga ko hari companies zimwe zizagenewe kuba zavidura imyobo, cyane ko nk'imyobo yo mu mashuri aba ari imyobo isa nkaho ari miremire kandi ari migari. Baragiye mu mwanda, tuvuge wenda toilette ikoreshwa n'abanyeshuri 1000 biga mu kigo runaka. Abanyeshuri 1000 toilette bakoresha urumva abari nini, bityo rero iyo ari umuntu ugeragejeje kuba yajya kuvidura ashobora kuba wenda bya bintu baviduza gishobora kumurusha imbaraga kikamukururiramo, bityo rero ntabwo gaze iba muri toilette yatuma uwo muntu waguye muri iyo toilette aba muzima, uretse Imana ishobora kuba yakinga akaboko. Nibyo uyu muyobozi yasobanuraga ko abantu bakwiye kumenya uburyo bwo budashyira ubuzima bwabo mu kaga, nimba ari ikintu babona kitagakwiye kuba gikorwa nabo, gikorwa n'abantu b'inzobere bakakireka bakagiharira ba nyirabyo, cyane ko bavuga ko amagara aseseka ntayorwe, cyane ko hari n'abantu bakunda guta toilette telefone mu matoilette, bityo bagashaka kwinjiramo ngo bazane ayo matelefone. Nyamuneka amagara araseseka ntayorwa. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Umuntu akwiye kumenya ko ubuzima ari ikintu gikomeye cyane, ari impano Imana yatanze ku bantu, bityo rero kubungabunga nabyo ni ibintu by'ingenzi cyane kugira ngo abantu bakomeze kugenda bagira ubuzima buzira umuze. Nitwa The Fresh, tuba twagarutse ngo tubagezeho amakuru atandukanye. Ushobora kudusanga kuri website yacu twitwa Igika TV Rwanda, ndetse kandi ukaba wadusanga kuri Facebook page yacu yitwa Igika News.rw. Turabashimiye cyane kandi tubifurije gukomeza kugira igitondo cyiza cyuje umunezero ndetse n'imigisha y'Imana. Turabashimiye cyane.